Ese general application muri University of Rwanda zizatangira ryari? Ese hashingiwe ku manota mfite na amahirwe angana ute kwijana yo kubona buruse? Ese ko nakoze application muri Rwanda Polytechnic cyangwa IPRC nakongera ngakora application muri UR? Yego, ariko hari ibyo ugomba kwitondera. Nk'ibihubwo uretse gato. Niba ushaka kubona buruse ugomba kwirinda aya makosa. Abenshi mwakomeje kumbaza ngo ese UR ubundi zafatira ku manota ngahe? Twifashishije results UR iheruka gushyira hanze ku bantu bakoze application muri medicine ndetse na Doctor of Dental. Byose nabisobanuye. Ariko harimo ababaye not selected kubera amakosa bakoze muri application no kutamenya amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya mba ndi kubasangiza. Uyu munsi ndabasangiza mwese namwe mutazagwa muri iryo ushobora kuba ufite amanota menshi ukaba not selected, ariko umuntu ufite amanota make ku yawe akaba selected. Nk'umuntu ufite amanota 80% arenga akaba not selected, umuntu ufite amanota 75 akaba selected. Ese biba byatewe n'iki? Ndaje nkubwira ikibite. Muri choice eshatu uba wemerewe guhitamo, iyo ukozemo ikosa ugahitamo nabi cyangwa ukakora irindi kosa nk'uko nabyemba bigaruka ko ndabibasobanura buri kimwe, bituma ubura choice nimwe baguhereza. Ariko ku muntu wamaze gukora choice ya mbere muri zino programs zibanza akaba not selected, haracyari 2 choices agomba kwitondera guhitamo agendeye kuri video n'ubusobanuro bwose nza kubahereza. So now ugifite 3 choices, ugifite choice eshatu zose, uracyafite amahirwe yuko ufite choices zawe zose. Ugomba kwitondera ibi ngibi, ariko hari na criteria wowe kisabwa no kureba neza video ukayisoza kugira ngo ntihagire n'amakuru n'amake yagucika. Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa L Scholars. Muri kumwe na Elize nk'ibisanzwe. Ubaye uri mushya akaba ari bwa mbere ubonye uyu muyoboro mugari wa L Scholars, wakwiyandikisha aho hasi ugakora kuri subscribe, ugatandinga on all notifications kugira ngo video yose dushyizeho igihita kugeraho. Tugendane akantu ku kandi, uraza ugere kuri website ya University of Rwanda. Niba udafite link ujye muri description, ujye hano handitse news and events. Hanyuma numara kugera kuri news and events uraza ujye hano handitse announcement. Numara kugera muri announcement uze urebe abantu bamaze gusubiza ndetse nabo batumiye mu kuzakora ibizami bakoze kuri medicine. Ariko si ibyo tugiye kurebaho, cyane cyane tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi mukurikije ibibazo nagiye mbabwira mwese mwibaza urava hano ubisubijwe. So tugende tujye muri invitation batanze hano. Invitation tugiye gukora overview gatoya tugendeye ku manota abagendeyeho ndetse nabo bafashe muri iyi application ya Doctor of Dental ndetse na Medicine. Nkuko mubibona hano haprines abanyeshuri bageze ku 2074. Ababaye selected ni abanyeshuri bageze kuri 789. Abanyeshuri babaye not selected ni abanyeshuri 1224. Abarimo ababaye not selected bitewe nuko hari mistake bakoze nkuko nagiye mbibabwira. Admission criteria ahangaha bagende ku manota 70% nibura. Umuntu akaba afite na C. Hanyuma izi liste tujye kuzifashisha mbanze mbereke k'ibintu nagiye mbabwira byose byagiye biba, kandi mbabwire n'uburyo mwakwirinda ayo makosa yagiye abonekamo hamwe na hamwe, bibe byabafasha kuba mwakwitwara neza mukapurayinga neza nta kibazo kirimo. So reka mbanze mbabwira amakosa bamwe muri bagenzi banyu bagiye bakora amakosa kandi ari seriye cyane mukwiye kwirinda. Hano nk'iyi mistake yo kuba warize leg cyangwa ugasanga wize heg cyangwa meg ugasanga wagiye gukora application muri medicine cyangwa se Doctor of Dental. Ibi ntago uba warasomye amabwiriza neza cyangwa umenye ngo wemerewe biki. Nuvuga ngo niba warize leg cyangwa ukiga LFK ukiga izo combination ntago wemerewe kwiga ibintu bijyanye n'ubuganga. Ugomba gusoma entry requirement neza ukamenya ngo nemerewe iki, ukamenya ngo nemerewe journalism, nemerewe law, ariko izi sinzemerewe. Ibyo nibyo rero nshaka kugira ngo mujye mubashuwa neza. Iryo ni rimwe mu makosa akomeye ushobora gukora ako kanya direct bikakubuza kuba wabona buruse. Dore izo nizo bita entry requirement. Izi ntabwo ari ziri updated, ntabwo URL atanga izindi gusa vuba bagiye kuzibahereza. Niba bakimara kuzishyira kuri website ngomba kwita nzibasharinga ko mwazinyujijemo amaso mukazicekinga, kuko ntabwo wakabaye gukora rero kosa niba warasomye neza entry requirement. Izi entry requirement ugomba kuzwa reba. Urugero nshaka kwiga biology muri College of Science, sibyo? Ugomba kwazwa reba. Umushaka kwiga biochemistry agomba kuba yarize iki? Ugomba kuba yarize nibura hano MCB na PCB. Muri kubibona ko bashyiraho option. Ukongera ukaza ukibaza ati hano umuntu wize MCB ushaka kwiga muri School of Medicine akiga pharmacy agomba kuba yarize iki? Ukabireba babishyiraho hano. Niba ugomba kuba warize biology and chemistry, ibi ugomba kubikurikiza kuko nabyo biri mu bigufasha. Iyo step numara kuyikora neza ugomba kumenya yuko ayo ari amahirwe yawe yiyongereye. Ikindi nanone urundi rugero nabahereza ni nkuko ugomba kureba hano hari faculty nyine ugomba kuba warize, ariko hari igihe bashyira kandi ga condition. Iyo nta yindi additional condition bashyize wenda bakavuga ati nibura umuntu agomba kuba afite guhera kuri aya manota yenda 60%. Iyo batabishyizeho nta kibazo, ushobora gukora application ukarindira bakaza
kubwira icyo bagendeye. Ariko hano nk'urugero nk'ahangaha bavuze ngo advanced diploma muri anesthesia niba afite amanota angana na 60 na experience y'imyaka 2 ku muntu ushaka kuziga anesthesia ariko yarasanzwe yiga yari afite diplome ya advanced ariko ashaka kwa prograding akagira bachelor. Iyi ni condition imwe bahaye, ariko hari n'izindi condition ku muntu usoje sinasisi nyine bashyiraho. Urugero rworoshye ngaha rwabonetse nk'umuntu wize mu myaka ishize akaba yarashaka kwa applyinga muri Bachelor of Business Administration muri Transport and Logistic Management, ariko akaba yarize yenda urugero accounting muri TVET cyangwa akaba yarize Custom and Tax Operation. Ahangahe nuko agomba kuba nibura afite 45 kuri 30 kugira ngo ukore application. Bagenda basettingaho the conditions, ugomba kumaking sure ko wachecking the detail kareba ati nizi ibingibi dore nk'abantu bize MEG MPC HEG ko option muri kubona hano bemerewe kwa applyingamo hano ndetse nabize TVET byose babishiraho. Kandi ikindi kintu ugomba kumenya nuko ugomba gushingira ku manota yawe ati ngiye mfite amanota nkurikije amanota na range mfite ntago nkwiye kwa applyinga hahankwe kwa applyinga. Amakuru utari ufite nuko utugende ku myaka yatambutse hari ama option biba bizwi neza 100% ko basabaga abantu bujuje 30 kuri 30 cyangwa 73 kuri 73 kugira ngo wemererwe guhabwa option nk'izihe. Rero harimo nka law, harimo na journalism ndetse n'izindi. Ibyo ngibyo bishingiye kuki reka nze nkwereke amanota bafatiyeho umyaka yashize urahita ubibona. Aya ni amanota University of Rwanda yagendeyeho mu myaka yashize ndetse n'umwaka washize. So umwaka washize umuntu wafashwe muri law no umuntu wagize amanota 60 kuri 60. Kandi mbere n'izindi options ziri competitive zagendaga zisaba umuntu wujuje nk'ingi Bachelor of Business Administration muri accounting nayo ku bantu bize TSS bafasha umuntu wujuje, ariko ku bantu bize General Education muri aya option bagiye bamentioninga hano no umuntu nibura ufite 55 kuri 60, ariko ku bantu bize TSS ugomba kumekinga sho kufite amanota ahagije kugira ngo applying muri ya business. Naha harindi iri competitive nagomba gusiga yitwa Bachelor of Science with Honors in Civil Engineering nayo sabaga umunyeshuri wujuje kandi wize imwe muri izo option muri kubona hano MPC, MPG ndetse na PCM imwe muri izo eshatu. Gusa amanota bafatiyeho umwaka ushize nagari byo wagendera hijana kujana kuko ibi ngibi byarahindutse n'ubundi system bababariyemo amanota mwebwe itandukanye cyane na system bababareragamo kuko mwebwe bafite kuntu bagiye bigiza hejuru ho gato bisa nkaho amanota yanyu yagiye aba make. So izo mbabwiye zire eshatu mainly nizo mugomba kumenya ko ziri competitive wongeye kuri za medicine na Doctor of Dental, ariko izindi zo mushobora ku generalize mukagenda mwanaliza nyine mugendera kuri entry requirement bazagenda ba mentioninga bitewe nuko bagiye kuza updating vuba kandi nkahita nzibagezaho. Niyo mpamvu mbabwiye ugomba kumenya ati mfite amanota ngahe, then ukareba amabushin ushaka kwiga, ukareba entry requirement ukavuga ati nakora choice yizi ngizi nkurikije amanota mfite, kuko ushobora kuza ugakora choice eshatu zose utitaye ko ibyo bintu nkubwiye byose hano ugasanga ubuzemo choice nimwe. Uretse ko hari igihe baguha provisional admission, ariko ibyo byose bisaba kuba wabaye careful. Abantu bakomeje kwibaza ati se ko nakoze application muri IPRC cyangwa muri RP ko nakora application muri warayeguwe muri ko wakora application ikintu ukora ni iki nabwo urongera ukishyura amafaranga 5,000 then ugasaba ugakora ama choice, ariko iyo bigeze ku kintu cyitwa loan application wemerewe gucuzinga ahantu hamwe ukavuga ati ahantu niho nsabira inguzanyo. So ushobora kureba ukabona aho uzabona amahirwe menshi ni muri UR ukaba wahitamo UR. Rwanda Polytechnic niho ushobora kubonera amahirwe menshi ukavuga ati loan urayikorera muri RP. So ushobora kuzikora zombi nta kibazo birakunda. Ku bantu bataramenya ngo loan application ikorwa gute nabyo nzabasobanurira tubahe details z'ibintu byose, hanyuma muzabe musobanukiwe buri kamwe. Umuntu ufite ikibazo ajya muri comment section. So, ibyinshi byose nagiye mbigarukaho. Hanyuma ikindi kintu cyanyuma mukwiye kwitondera kandi mukitaho, ugomba gukurikirana amakuru ku gihe kuko hari abantu bagiye bahura n'ikibazo cyo gusanga application yarashyizweho ntabimenye ko yafunguye, deadline ikamugereraho akaza abaza ngo application irafunguye agatungurwa no gusanga application yararangiye. Icyo kintu ugomba kukitondera ukajya ubaza amakuru ugakurikirana amakuru tubahereza haba muri groupe ndetse na hano kuri channel yacu kugira ngo ikigomba kumenya amakuru ku gihe. Ibyo bintu mujye mubyitaho. So nshaka kubanza kubereka nuko umuntu w'amanota 80 arenga ashobora kuba not selected, ariko umuntu wa 75 akaba selected. Reba nkangaha hari umuntu ufite amanota 80 cyangwa ufite 82 cyangwa narenga, nkuko muri kubona hano harimo abantu bagiye bafite amanota menshi. Ashobora kuba yenda either mu isomo rimwe hari isomo yagiye munsi ya C, ibyo bikaba byamubuza amahirwe, ariko akaba ari umuntu ufite 75 n'ahantu hamwe yigiza ajya munsi ya C, ibyo bigatuma akomeza kuba stand yaho yakoreye application. So kuri liste nkuko muri kubona harimo abantu ba 70 kandi muri kubona hariya aba 80 basigaye. Hano harimo abantu ba 77 75 nukomeza ku browsinga neza ugenda uzamura list yawe uraza kugenda ubibona byose ubyitegereze neza.
aho abari kwibaza ati ese general application muri UR zizatangira ryari? No kuvuga ngo UR general application ziri hafi gutangira. Impamvu ziri hafi gutangira nuko aba medicine bamaze kubaha ibisubizo then bakabahereza n'igihe bazakora examen nko muri kwibona aba selected mwitegure na examen, dore mufite examen izatangira ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 2025 saa 3 ku ma campus atandukanye nyine bitewe na location bagiye batanga. Batanzwe n'uburyo bwo kubookinga aho uzakorera. Ibyo byose mu birebemo hano muri itangazo birimo. Ni ibintu byoroshye cyane, ntago ari ibintu bikomeye, ndetse ari n'akarinki hano batanze ko kuzuzamo aho uzakorera. Umuntu ugashaka aze kujya muri video description, n'umuntu utakabonye aze kunyandikira muri comment, cyangwa undi muntu uza kugira ikibazo cyose anyandikire muri comment. So